to y'Imana itaboneka niba baje muri twebwe. Isanduku tuvuga uyu munsi si bya biti, ni Yesu Kristo. Igare rigira gute? Riratsikira. Risikiye uza ngo ashaka kuriramira. Ukora imirimo atagize gute? Atakwiriye gukora. Ngo ashaka kuramira iki? Yanakoze ikosa gikomeye kitabari. Yanarikozeho bitari byemeye kurikora. Byagiraga imishishi yayo. Nubwo abatambyi ari bo bagikoraga ku bitugu byabo, bikoraga imishishi batarikoze. Ariko uza we arikoraho, arikoze. Harahadakorwa. Agira iminsi 40 ari gusenga. Iminsi 40 irangiye, amanuka wa musozi. Ageze mu Bisiraheli ntibabasha kuya mu maso, kuko mu maso hasaga n'uwo basabana. Iyo tubana nawe tugasenga tugasabana, ubuzima bwacu burahinduka, dusa n'uwo twasabanye. Bwana asifiwe. Haleluya. Batari komoza ntabwo duhe tukureba neza. Ushaka igitwikirizo kuko ntitukureba neza, kuko mu maso hamos hararabagiranaga, hasaga naho Imana kubera kubana n'Imana. Mu butumwa bwiza bwa Matayo 17 Yesu ashaka kwereka abigishwa bwiza yahoranye. Bibiliya irambwira ngo umunsi umwe ngo azamuka n'abigishwa 3 yakundana, witwa Petero na Yohana na Yakobo, ngo bagera mu mpinga y'umusozi. Yesu ashaka kubereka ukundi yasaga kera ataraza mu isi, ngo ubwiza bwe burahinduka. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngo ubwiza bwe bugira gute? Burahinduka. Bumaze guhinduka, abashyitsi bo mu ijuru barabasura. Witwa Mose waguye ku musozi wa Pisiga, n'uwitwa Eli, ngo barabasura bamaze ku Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Tawa twese mwiza kandi uri w'imicyo udahinduka, uhera mu itangiriro ukavuga ibizaba kwiherezo. Oh haleluya. Uri Imana idahinduka, nta n'icyo guhinduka ufite muri wowe. Haleluya. Uko wari uri uyu munsi ni kandi ni kuzahora. Haleluya. Uko ibihe bihaye ibindi. Abantu barahinduka, ibintu byose bibasha guhinduka. Ariko wabwiye Mose ngo Uwiteka, uramubwira ngo azabwire Farawo yuko uriwe, uramubwira ngo azamubwire yuko ndiho, ari we umutumye. Turagushimiye we udutumyeho ijambo ryawe. Oh haleluya. Ni wowe, ntabwo ari abantu. Ni wowe ugira icyo urema, warangiza ukagikomeza. Wabwiye Yesayi uramubwira ngo ibi biremwe nonaha, kugira ngo hatazagira umuntu wirarira akavuga yuko yari asanzwe abizi. Rema ibisa muri iki giterane, urema amateka mashya. Ijambo ryawe niritanga ubugingo, nirizana amahoro ku bayabuze, nirihesha abantu bawe gutsinda, nirihesha abantu bawe ibyasa. Data, turaguhamagaye muri iki giterane cyateguwe n'abantu, ariko umwuka wawe wera afite umugambi hano hantu. Vuganira natwe mu ijambo ryawe kuri uyu mugoroba. Rave sante araveki. Data, vuganira natwe mu ijambo ryawe. Umuntu wese uri muri iki giterane yumve Imana ivuganye n'umutima we, yumve Imana iganiriye n'umutima wiwe. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Uravuga ngo ni muba rimwe mubagaburira. Baririmbye bakoze ibyo bagomba. Umukozi wabahagaze hano imbere, ariko reka wowe uvugane natwe mu ijambo. Data, uzi inzara dufite, n'uzi inyota y'aba bantu. Vugana n'umutima wa buri wese kandi uhazi imitima yacu. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.
reka dusome amagambo y'Imana. Amasaha yacu arimo aragenda kandi turacakeneye kumva ubutumwa mu ndirimbo. Munemerere dusome barayijyana bavuga ngo Dagoni uri Imana, uracumbikira Imana esere mubane, kuko mwembi muri Imana, muzaza mujya inama ko muri Imana mwembi. Dagoni irabyakira. Habaye nijoro, Imana Israheli, Imana mwari ko muririmbira, Imana mwarimo mutambira, iravuga ngo ubwanjye nzabyikorera, kubwanjye nzabyikorera, sinzemera ko izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha uwo ari we wese. Habaye nijoro, ikora kuri Dagoni. Dagoni iratemba irahirima. Mu gitondo basanga Dagoni yahirima. Dagoni yarimo ivuga iki? Yari mwibwira afite ati ubundi ntabwo ndi Imana, dore Imana ngiyi, jewe ntabwo ndi Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu ni Mungu tu. Ne vous en faites pas, uri Imana. N'iyi ngiyi ni Imana. Ariko yari izi ibyayibayeho. Habaye nijoro, ibereka ko ari Imana. Birambwira ngo nibo bagomba kuremva akabazo gahabaye, ngo bagira amatsiko bararunguruka. Bagira gute? Bagira gute? Uribuka ko n'umunsi Dawidi ageze isanduka mu murwa, wa mugore yarungurutse. Yagize gute? Yarungurutse. Hanyuma niki cyakurikiye? Yagize gute? Mwabivuga cyane. Yaragumbye, yigeze abyara, kuko yarungurutse ibirori. Nubona abana b'Imana bari mu birori, byinjiremo utabajije, injira mu kirori ngo urunguruke. Aba nabo bararunguruka, ngo barunguruke abagabo 70 bagwa aho ngaho, bati isanduku ya kandi iragarishije. Irangije abandi bumva ko isanduku yaje, ngo baraza barayakira, barayizamura umusozi, bayigeza kwa Abinadabu. Umugabo witwa Abinadabu yari umugabo ufite urugo desordonné. Ubwo se mu Kinyarwanda bisobanurikira urugo rw'iki? Ubwo ni rwiza urwo rugo? Ni rwiza ni rubi? Urugo rw'iki? Rw'akajagari. Hari igihe umuntu abyara abana bakaburamo n'umwe. Umugore witwa Penina, mukeba wa Ana, yari yarabyaye ntiyari yarabyaye? Yari yarabyaye? Benshi bitwaga abandi. Ninde uzi umwana umwe Penina yabyaye? Hana yabyaye. Hari igihe umuntu abyara akabyarira ubusa kandi yarabyaye. Umugabo witwa Abinadabu yari yarabyaye abahungu 3, bari bakeyara, uwitwa Eliyazari, uwitwa Hiyi, uwitwa Uza, ariko bari abana desordonné. Bafata iyo sanduku y'isezerano bayiheza uwitwa Eliyazari kugira ngo azayirinda ibihe byose. Yitwa iryo zina, ahabwa izo nshingano ko ntiyazikora. Ni kangahe tugira abantu mu nzu y'Imana dushinga imirimo badakora, bakayitirirwa ariko batagira gute? Batayikora. Uwa kabiri yitwaga Ahiyo. Ahiyo yari umuntu ushaka kumenyekana gusa, kwiyerekana ahantu hose, yashakaga kwiyerekana gusa. Uwa gatatu yari Uza. Uzi we yari umuntu ushaka gukora n'ibyo batamusabye, agakora n'ibitari mu nshingano ze. Ibyo batamusabye nibyo Uza akora, ibyo bamusabye ntabikore, agakora ibyo batamusabye. Mbega urugo desordonné we. Kugira Eliyazari wo kwitirirwa ibyo adakora, ukagira Ahiyo ushaka kwiyerekana gusa, ukagira Uza uko ibyo atamutumye,
iri sanduka ryahagize imyaka ingahe? Imyaka 20 riri ku mugabo witwa Abinadabu. Nico gihe Dawidi yatekereje aravuga ati rwose ntabwo twaceceka, ntabwo twaceceka, iri sanduku rikiri hehe? Rikiririye amahanga. Ariko si iri sanduku ryasobanuraga isanduku mu Isiraheli ryasobanuraga presence y'Imana hagati mu bwoko bwayo. Amen, amen. Kubaho kw'Imana, iyo babaga barifite bumvaga bari kumwe n'Imana, kandi twavuze ngo ryarabayoboraga rikabarinda. Imana iri hagati muri bo, niki bari gutinya? Nta na kimwe. Byasobanuraga presence y'Imana hagati mu bwoko bwayo. Ariko se nkabaza ngo iri sanduku riracyakeneye muri twebwe? Turarikeneye, ntiturikeneye? Turarikeneye. Bya rindi batwese angahe ejo turarikeneye? Irya batweretse ejo bararirimbye. Turacyakeneye rya sanduku, ntiturikeneye? Rya sanduku ryaragiye kuko abisera igihe cyarageze batangira kurifukamira, barishaka kurigira Imana. Isanduku riragenda, rimaze kugenda Imana ihindura amateka, iduha isezerano rishya, iduha Yesu. Bwana asifiwe, haleluya. Abahanuzi batanga guhamya ko azavuga, baravuze ngo azabyara Emmanuel, bivuga ngo Mungu pamoja nasi, Imana iri kumwe natwe. Isanduku ntirikihari, bari bararikoze mu biti, barangije kurikora mu giti barisigaho izahabu inyuma. Byasobanuraga Yesu. Kuba rikoze mu giti byasobanuraga ubumuntu bwa Yesu. Ya zahabu yari inyuma yayo byasobanuraga ubumana bwa Yesu. Yesu yari umuntu, Yesu yari Imana. Haleluya. Yesu yari umuntu kandi Yesu yari Imana. Yesu ari muri twebwe. Iyo ari muri twebwe tuba dufite no kwisezerana, tuba dufite Imana hagati muri twebwe. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe baje muri twebwe. Isanduku tuvuga uyu munsi si bya biti, ni Yesu Kristo. Igare rigira gute? Riratsikira. Risikiye uza ngo ashaka kuriramira. Ukora imirimo atagize gute? Atatumye gukora. Ngo ashaka kuramira iki? Yanakoze ikosa gikomeye kitabari. Yanarikozeho bitari byemewe kurikora. Byagiraga imishishi yayo. Nubwo abatambyi ari bo bagikoraga ku bitugu byabo, bikoraga imishishi batarikoze. Ariko uza we arikoraho, arikoze. Harahadakorwa, harahadakorwa. Abantu bakinisha Imana ariko harahatazahakorwa, hari n'ahatagerwa. Ngo arikozeyo uburakari burazamuka. Bumaze kuzamuka ngo imutsinda aho ngaho, Dawidi n'indirimbo n'ibindi birarangira. Bati Imana yarakaye. Imana itangiye kwica, najyana hehe? Sinayijyana mu rurembo rwa Dawidi. Nimushaka muyijugunye, kuko Imana irimo iricana. Ngo bashakisha ahantu bayijugunye, baza gusanga muri ako karere bari bagezemo, babona umutindi utana mu cyiciro cya mbere. Ngabo umuzamu bita Obededomu, yakoraga ubuzamu n'abahungu 10. Yari yabyaye abahungu bangahe? Akora akahe kazi? Fata salere y'umuzamu n'abahungu 10 uyigabanya. Buri muntu yotwara ngahe? Salere y'umuzamu n'abahungu 10 n'umugabo n'umugore. Urwo ni rwarukenyera, rwarukenye cyane. Ariko ngo barayifata ati ni hahandi yarapfuye, twaramufashije turacoka, nimuyijugunye kwa Obededomu, ahasigaye nishaka izamurangiza. Ariko ngo bakiza Obededomu n'umufasha we ngo barahaguruka baza kwakira isanduku.
muyizane ni hahandi nubwo yakwicana nimuyizane. Yesu yaravuze ngo ndakomanga umuntu niyumva akankingurira ngo nsinjiriwe. Wanasesiwe. Haleluya. Imana ibonye ukuntu Obedi yishimiye n'urugo rwe rukayishimira, iravuga ati nahangaha urugo nzaruheza umugisha. Nusoma Zaburi 112 uzasangaho umugisha Imana y'abahana. Wanasesiwe. Haleluya. Ngo ibaheze umugisha. Mu mezi 3 ubuzima burahinduka. Amezi 3 uri kumwe na Yesu ubuzima burahinduka. Amen. Amen. Amezi angahe uri kumwe nande? Na Yesu. Muzi ukuntu ubuzima bwahindutse. Amateka azavuga ngo Isirayeli yose imaze kumva ko isanduku ko Obededom ngo bazaga kuyisura. Yari igize imyaka myinshi, imyaka 20 kwa Abinadamu, amezi 7 mu Bafilisitiya, yari ibihe byinshi. Uje wese kuyisura ntiyazaga gutyo, yazanaga akantu. Uzanye inka, uzanye intama, uzanye ihene. Niba ku munsi isuwe n'abantu 100, teke ibyo bintu bazanye byose byari bya Obedi Edomu. Nyuma y'amezi 3 inkuru ziragenda bati Obedi ubuzima bwahindutse. Iyo dufite Yesu inkuru ziragenda bati ntimwareba ko nakabyarahindutse. Mambo sawa sawa. Haleluya. Haleluya. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa ndani yetu. Nabonye abana biri bavanga nubwo. Haleluya. 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 Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo ni sawa sawa. Iyo Yesu ageze iwacu, mambo ni sawa sawa. Iyo Yesu ageze iwacu, mambo ni sawa sawa. Nyuma y'amezi 3 mambo ni sawa sawa. Ubuzima burahinduka kuko Yesu yari aho ngaho. Bwana asifiwe. Haleluya. Nimba ushaka ko ubuzima buhinduka, uzagerageza ubane nawe neza amezi 3. Niba udahinduka uzaze kubimbaza. Umaze guhinduka nibwo Dawidi yakoze biri aza kuyizana. Reka mbabwire akantu ka nyuma icyatumye imbaraga aho zavuye ni gituma ubwiza bw'Imana bugaruka. Uvuga ibintu biri gusa. Icyambere cyatumye ya sanduku rigaruka ni ibyumba 2 bya Samuel. Icyumba cyabaga Nayoti n'icyumba cyabaga Misipa. Nayoti na Misipa. Samuel Imana izamweza umugisha. Yarazi kwagaza Imana, yarazi kubana n'Imana. Yarafunguye ibyumba 2. Icyumba cy'Nayoti abahageraga bose barahanuraga. Bibiliya yambwiye ngo Saul ngo yumvishe ko Dawidi yahunze. Haleluya. Bwana asifiwe. Saul yigeze guhiga Dawidi murabizi imyaka myinshi. Abonye ko Saul amurembeje, ati nta handi nahungira, ndahungira mu cyumba cy'Nayoti. Nubona ibibazo byakugarije uzashaka hari icumba. Ngo ahungira muri icyo cyumba cy'Nayoti. Ngo ahageze yumva guwe neza. Inkuru zigera kwasa bati ntiware Dawidi ari Nayoti. Ngo yohereza abantu baza kumushaka. Bakihagera batangira guhanura. Misiyo irahinduka. Ngo yohereza abakabiri batangira guhanura. Yohereza abagatatu barahanura. Agezanga ati ndigira ngenyine. Ngo akihagera si uguhanura. We yarahanuye n'imyenda arayijugunya. Nayoti hari imbaraga. Nayoti hari umwuka w'Imana. Imbaraga z'Nayoti ni imbaraga z'Imisipa. Nizo zatumye isanduku igira gute igaruka. Mu yandi magambo ikiza kigarura ubwiza bw'Imana no gusenga. Vuga ngo gusenga. Gusenga bituma ubwiza bw'Imana bugaruka. Bituma Yesu aza mu kabana. Bituma Yesu aza akaba inshuti yawe. Mugabo witwa Mose yazamutse umusozi wa Sinayi agira iminsi 40 ari gusenga.
minsi 40 irangiye amanuka wa musozi ageze mu Bisiraheli ntibabasha kureba mu maso he kuko mu maso he hasaga n'uwo basabanye. Iyo tubana nawe tugasenga tugasabana ubuzima bwacu burahinduka dusa n'uwo twasabanye. Bwana sifiwe. Haleluya. Batari komoza ntabwo duhe tukureba neza ushaka igitwikirizo kuko ntitukureba neza kuko mu maso hamos hararabagiranaga hasaga naho Imana kubera kubana n'Imana. Mu butumwa bwiza bwa Matayo 17 Yesu ashaka kwereka abigishwa bwiza yahoranye. Bibiliya irambwira ngo umunsi umwe ngo azamuka n'abigishwa 3 yakundana witwa Petero na Yohana na Yakobo ngo bagera mu mpinga y'umusozi. Yesu ashaka kubereka ukundi yasaga kera ataraza mu isi ngo ubwiza bwe burahinduka. Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo ubwiza bwe bugira gute burahinduka. Bumaze guhinduka abashyitsi bo mu ijuru barabasura. Witwa Mose waguye ku musozi wa Pisiga n'uwitwa Eli ngo barabasura. Bamaze kubasura, iyo turi muri ibwo bwiza, iyo twagiye mu bundi bwiza, tumenye ibyo tutagombye kumenya. Witwa Petero tumva ndaca inganda 3 iyawe Yesu, iya Mose n'iya Eli. Niki cyatumye avuga ayo magambo ko mu bisoma iminsi yose? Kuki Petero yabuze ngo ndaca ingando zingahe twirere aha hantu? Ni ukubera iki? Kunda kumva bigisha n'abasitaka babivuge bikambabaza. Yesu yaravuga tumve nimara kugenda muzahura n'akaga, muzatotezwa, muzicwa, muzababazwa, bazabikira urupfu rubi, babampora. Igihe cyose Yesu yababwiraga ntiyaburaga kubabwira ibibazo bazahura nabyo. Yesu amaze kugenda, ariko ubwo bwiza bumaze kuza, Petero akura magambo aravuga ati ninde waduteza turi muri ubu bwiza, twibereye kuri uyu musozi mu bwiza, ninde watuvuga? Reka nicira ingando 3 yawe Yesu n'iya Eliya n'iya Mose. Ubwiza buza no gusenga kuko bari basenze mu buryo bukomeye. Umunsi Salomo yubase yatashye inzu y'Uwiteka, amaze kuyubaka umunsi wo kuyitaha ijambo ry'Imana ryambwira ngo Salomo arasenga. Haleluya. Haleluya. Salomo agira gute? Warasenga ngo agira gusenga ngo umuruva mu ijuru ngo twike igicaniro, ubwiza bw'Imana buramanuka ngo abatambyi bose batangira gutinya kwinjira muri rwa rusengero kuko ubwiza bw'Imana bwari bwamanutse. Titumusanga dusige twinjizamo badakwiriye bakaza muri iyi nzu, twashira mu indirimbo bakabyina kuturusha. N'ubwiza bw'Imana bwakuvuyeho, ariko ubwiza bw'Imana aho buri abanyabyaha baratinya. Ubwiza bw'Imana barabatambyi batinya kwinjira, ariko bageze ahangaha ngo barinjira. Bamaze kwinjira ngo bahimbaza Imana, bicara hasi bararambya ku mabuye yo mu ihema ry'Imana, bahimbaza indirimbo idasanzwe, baravuga ngo Uwiteka uri mwiza kandi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Haleluya. Ubwo bwiza bw'Imana muzanwa no gusenga. Icya kabiri kiza n'ubwiza bw'Imana ntari buze gutindaho cyane, ni ijambo ry'Imana. Iyo dusenga tukaba mu ijambo, ubwiza bw'Imana buza. Butumwa bwiza bwa Yohana 14:23 Yesu yarabuze ngo umuntu nakunda ngo azitondera amategeko yanjye, ngo na data azamukunda, ngo tuzaza yewe na data tuzaza hari duture muri. Yesu ari muri wewe, n'Imana ikaba muri wewe. Mbega ubwiza we, mbega ubwiza budasanzwe. Yesu ari muri wewe, Imana ikaba muri wewe. Kurumva ubwo bwiza uko ndumweze. Umuntu niyumva amagambo yanyu, data azamukunda, data azaza nanjye nzaza, ngo tubane nawe tube muri we. Zaburi mukunda cyane, Zaburi ya mbere
mwese murayizi, tuyigende. Hahirwa twese twihuta. Hanyuma ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa uwo. Haleluya, haleluya, haleluya cyane. Amategeko y'Uwiteka niyo yibwira, niyo medita, niyo asoma, niyo atekereza, niyo avuga. Amategeko y'Uwiteka ngo bene bazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi kitaza gitinya amapfa. Iyo turi mu ijambo ntabwo dutinya amapfa. Abataba mu ijambo iyo amapfa aje baragaragara. Naribajije uheruka covid imaze kuza, nibajije ikibazo ntabone igisubizo. Naribajije ngo ese abantu bacu bigeze barya ijambo cyangwa ntabyo bari? Hari wakinsubiza? Bari ijambo ntabyo bari. Ngo amapfa niyaza nta kibazo, kimeze nk'igiti cyatewe hafi y'iki y'umugezi kitazacuma. Amapfa naza gihora ari kibisi, ibibabi byayo bihora ari bibisi. Dawidi aravuga ngo ijambo ryawe ngo ni umucyo umurikire ibirenge byanyu. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero 1:19 aravuga ngo nyamara dufite ijambo ryagize gute ry'ahantu muzaba mugize neza. Banyakaciro, Banyakabuga, dufite ijambo ryahanuwe muzaba mugize neza nimuryitaho, ngo rimeze nk'itabaza rimurika hacuze umwijima rikageza hehe kugeza aho inyenyeri zabandukira mu mitima ya. Dufite ijambo ryahanuwe ariko tuzaba tugize neza nituryitaho. Ijambo rihari ariko kuryitaho nicyo kibazo. Ariko muzaba mugize neza nimuryitaho, nibwo muzaje, nibwo umuco wanyu, nibwo muzamurika ahacuze umwijima. Imana ibaheze umugisha. Imana ibahe umugisha. Gusenga mugize icyumweru mwifuza ko isanduku yogaruka. Isanduku ni Yesu. Iyo ari mu buzima bwacu kiza kimugarura ni ukuba mu ijambo no gusenga. Bintu bibiri. Iyo usenga ukaba mu ijambo automatikema Yesu araza, kuko yari yahiriye ngo umuntu niyumva amategeko yanyu ngo data azamukunda, nanjye na data tuzaza. Tuvugana n'Imana mu ijambo ryayo, tuvugana n'Imana iyo tumusenga iteka ryose. Yesu azaza abe muri twebwe. Niwe sanduku y'Isera, nibwo bwiza. Ntabwo dukeneye rya sanduka rya Dawidi, dukeneye Yesu. Kandi Yesu arahari. Yesu arahari, aragushaka. Numushaka numukenera uzamubona. Hari amushaka uyu mugoroba? Ninde umukeneye? Ninde ukeneye Yesu uyu mugoroba? Ja hejuru tusenga Imana. Ja hejuru tusenga Imana. Ja hejuru tusenga Imana. Abamwumva bose bamukeneye. Haguruka tusenga Imana. Yongera kwiyereke. Hari indirimbo twarimbaga turabarimbyi ivuga ngo twiyereke ubundi bushya. Utwiyereke ubundi bushya. Yesu akwiyereke ubundi bushya. Kino giterane Yesu yongere kandi akwiyereke. Zamura isengesho. Bakozi b'Imana muhaguruke dusenga Imana. Muhaguruke dusengera abakozi b'Imana, dusengera abana b'Imana, tubasengera isengesho rivuga ngo Yesu wongere utwiyereke, wongere utwiyereke, wongere utwiyereke, wongere utwiyereke. Imana iguheze umugisha. Yesu akwiyereke. Data turagushimiye, data tugushize hejuru, tukuzamura icubahiro. Uri Imana yahozeho urahari kandi uzahoraho iteka ryose. Ntuhinduka, uracyari ya Mana. Turagukeneye, turakwifuza, turagushaka, turakunyoteye.
ijambo ryawe ryarambwiye ngo mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Iyo tugushatse uzuboneka, iyo abantu bagushatse uraboneka, iyo abantu baguhamagaye uritaba, iyo abantu bakwifuje ubona ibyifuzo byabo. Iteraniro ry'uyu mugoroba, aba bapapa baragushaka ngo ubiyereke ubundi bushya, aba babyeyi baragushaka ngo ubiyereke ubundi bushya, aba basore baragushaka ngo ubiyereke ubundi bushya, aba bakobwa baragushaka ngo ubiyereke ubundi bushya. Twese turagukeneye ngo utwereke ubundi bushya. Dukeneye kugaruka mu buzima bwacu, ugaruke mu activite yacu, ugaruke mu miryango yacu, tubone ubwiza bwawe muri famiye zacu, tubone ubwiza bwawe muri mariage zacu, tubone ubwiza bwawe muri activite zacu za buri munsi, tubone ubwiza bwawe muri korale zacu, tubone ubwiza bwawe mu itorero ryacu, tubone ubwiza bwawe, twumve ubwiza bwawe, twumve presence yawe mu buzima bwawe. Duhore tugenda tugutekereza, dutekereza amagambo yawe, turyamye tugenda dutekereza amagambo yawe, dutekereza imirimo yawe, dutekereza ineza yawe. Ijambo ryawe ryambwiye ngo Salomo n'ubwoko bw'Isiraheli barahimbaza bavuga ngo Uwiteka uri mwiza. Iyo wagarutse muri twebwe ibihimbano birazamuka, tugatambira Imana bivuye ku mbaraga z'umwuka, bitavuye ku mbaraga z'umubiri. Reka ubwiza bugaruke mu baririmbyi bacu, reka ubwiza bugaruke mu itorero ryawe. Urakoze Yesu, urakoze Data, urakoze Kristo kubitwemeye kandi kutumvisha. Niko tubisenze mu izina rya Yesu, amen.